Reka nongere mfate akanya mbasuhuze kandi mbashimire ko mudukurikira umunsi ku munsi kandi ibyo dukora murabishima. Muri kumwe na CEO wa channel ya Bigeruzo TV Theoneste. Mbifuriza umwaka mushya muhire. Uyu mwaka nibwo dutangiye nanone twaje kandi twaje tuje. Ubwashize hari umubyeyi twasuye i Butare yitwa Mama Tamari. Uyu munsi nabwo twazanye undi mubyeyi bamwita Liliane. Amahoro y'Imana Liliane. Uyu munsi rero ntabwo bisanzwe. Mu busanzwe nkunzi ko ukunda guseka no kwishima rwose. Abantu bakunda umuntu bita Liliane aho muherereye ndabizi, abantu b'igihugu barabaza gukurikira, abatuye iwanyu Cyangugu. Ndagira ngo natangire usenga Imana, niturangiza wibwira abantu by'umwihariko mu buryo burambuye kandi umenye ko ukurikiwe n'isi yose, uze kwishima wongere ijwi. Turagukunda cyane. Yego, murakoze. Reka dusenge Imana. Turagushimiye Imana nziza, tugushimiye kurinda kwawe kwiza, tugushimiye ko wabanye natwe ukaturindira ubugingo n'imibiri, ukaba utwemereye kugera muri aya masaha turibaza izina ryawe nirihimbazwe. Turakwiragije muri aka kanya rero kugira ngo tutangirane natwe muri iki kiganiro, kandi uhe buri muntu wese umugisha uza gukurikira ikiganiro. Bana natwe, utangirane natwe kandi usozanye natwe mu izina rya Yesu. Amen. Karibu. Murakoze cyane. Liliane, wageze hano amahoro. Imana yakurinze, Imana ibishimirwe. Uri umuhanzi, uri umuhanuzi, uri umukozi w'Imana mu buryo butandukanye. Yego. Jyewe numvaga atari ngombwa ko nyibwira kubera ko ndakuzi. Yego. Ariko abantu badukurikiye tugira abakunzi benshi kuri channel yacu Bigeruzo TV. Uyu mwaka ni ubwa mbere tushyizeho ikiganiro, tugize umugisha. Ndashaka ko tuza gutangira turirimbira abantu b'Imana. Uri umuririmbyi ndabizi, uri umuhanzi ku giti cyawe, uri umudirija, uri umwasisita muri korali. Rero ndagira ngo uze gufata akanya turirimbire. Yego. Utaraturirimbira, ndagira ngo twibwire aho uturuka. Liliane ni muntu ki? Ese Liliane avuka he? Ni umukobwa se? Ni umubyeyi se? Kubera ko hari abantu benshi baba bafite n'amatsiko. Karibu watwibwira n'icyo ukora kugeza kuri yaba mu buzima busanzwe yaba no mu buryo bw'iby'iyobokamana. Karibu. Murakoze cyane. Nitwa Kampire Liliane, ndi umubyeyi, mfite abana babiri b'abakobwa n'umugabo. Hanyuma ndakijijwe, nteranira kuri ADEPR Gihogwe, nkaba ndi n'umuririmbyi muri korali yaho ya kabiri yitwa Moriya. Ibindi mvuka i Rusizi, mu rugo iwacu kavukire ni Rusizi. Mvuka mu muryango ukijijwe, umuryango w'abana 5, ndi imfura. Yego. Ubuzima busanzwe nize igiforomo, umuforomokazi. Hanyuma ndumva bihagije. Kumwe n'umuganga. Hagaze ngira amatsiko yawe. Kuki ukunda kwiseka? Kuki tuje urukunda? Cyangwa biterwa nuko mu baganga mu kiganga cyanyu ari ngombwa ko mukunda guseka kugira ngo mutaza no kuvura abarwayi mubabaye nabo batagira ibibazo. Buriya rero ntabwo abaganga bose ariko baseka, ariko bakunda guseka. Buriya biterwa wenda nuko umuntu aremwe. Ngiye mu busanzwe nkunda guseka. Ni impano nziza cyane. Murakoze. Ndagira ngo ugire inama abantu kuri icyo kintu cyo guseka. Mbona Satani yakoze ikintu kiri muri iki gihe, kubera ibigeragezo byinshi biriho ku isi. Abantu benshi usanga kugira ngo azamwenyure aseke ari ikibazo, kugira ngo uzabone afite ibyishimo. Ariko hari icyo Pawulo yandikiye itorero ry'Abafilipi, yarababwiye ngo mwishime mu mwami wacu iteka. Arongera bisubiramo ati, nongeye kubisubiramo ibice 4 ku murongo waho wa 4. Abafilipi 4 umurongo waho wa 4. Yego. Rero abagira inama yo kwishima. Noneho ageze ku murongo wa 5 arababwira ngo kandi ababwira ijambo rikomeye, arababwira ngo ineza yanyu imenywe n'abantu bose. Rero Liliane cyangwa Mama Mika mu cyubahiro nkugomba, ndagira ngo ugire inama abantu bahura n'ibibazo, kwishima bikabananira, ugasanga umuntu yarekuye mbere arakaye arangije icyumweru akibabaye.
kandi ntabwo Bibiliya ikivuga ku bintu bijyanye no kubabara. Umuntu nagira intege nke zo kubabara ntakirize umunsi arakaye. Aho rero ndabona ni umukirisitu mwiza, iyo puresipure y'ukuntu urayubahiriza yo kutarakara. Si uko ariko sinzi nimba ari uko nawe ufite ibibazo cyangwa ari uko ubifite, Imana iguhe umugisha watusobanura, watugira inama. Ikintu nabivugaho, kuba umuntu aseka ntabwo ari uko ataba afite ibibazo, umuntu aba abifite. Duhura n'ibibazo twese nk'uko n'abandi bose bahura nabyo. Rero guseka uko byagenda kose, niyo umuntu yaba afite ibibazo, ntabwo ari ngombwa yuko umuntu ahora arakaye. Bibaho ukababara, ariko nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga nyine, ntukirize umunsi wose ubabaye. Tugomba kwishima nk'uko umwami wacu yanabidutegetse. Tugomba kwishima uko byagenda kose, kuko n'ubundi kubabara nta mumaro wo kubabara. Abajya bakunda kuvuga ngo guseka ngo bituma ngo iminsi yo kubaho yiyongera. Rero njye niko ndemye, ndaguseka. Kandi nk'ikintu nagira inama nk'abantu baba bafite ibibazo nyine bitandukanye, ntabwo ari byiza ko umuntu ahora ababara, cyane ko no kubabara bituma umuntu, hari uburwayi bushobora guturuka ku kubabara cyane, umujinya mwinshi. Yego, guseka rero ni byiza. Ubusanzwe mu buzima, waba ufite ibibazo waba utabifite, ni byiza kugaragaza umunezero. Murakoze. Yesu adushoboze aho duherereye. Ushobora kunkurikira ufite ubwihebe, ariko wabona Juliana amwenyuye agaseka nk'uko afite no mu kanwa heza, ukabona ni ibintu byiza. Imana iguhe umugisha, mukozi w'Imana, kandi ndagushimiye. Uri umuntu ni ukuri dukunda. Ndagira ngo uze kuturirimbira. Uranyemerera turirimbire, ukore mu nganzo uririmbira abantu b'Imana. Njye nifuje kuririmbira abantu b'Imana, ukaturirimbira ku bihangano byawe ufite. Imana iguhe umugisha, kora mu nganzo, ubwira abatanazi. Yesu abishoboze. Murakoze cyane. Tugufitiye icyizere Mana we, tugufitiye icyizere Mana we. Ibyo wakoze muri twe biraduhamiriza ko n'ibindi uzabikora. Ibyo wakoze muri twe biraduhamiriza ko n'ibindi uzabikora. Ni iki cyatuma tutakwizera Mana? Ni iki cyatuma tutakuririmbira Mana we? Ni iki cyatuma tutakwizera Mana? Ni iki cyatuma tutakuririmbira Mana we? Urarekeye se? Yego. Mbese ku isudu twatangiye kuryoherwa abakunzi ba ngaho shaka indi udushyirireho wumva nayo ikunyuze. Ubwo wari uri kudusogongeza, ubutaha uzatuyirambuye wenda, ariko shyiraho n'indi wenda ugenda uduha indirimbo irambuye wenda yose. Uri inyangamugayo Yesu, ntuhinduka. Uko wari uri kera n'uyu munsi niko ukiri. Uri inyangamugayo Yesu, ntuhinduka. Uko wari uri kera n'uyu munsi niko ukiri. Umuntu ashobora guhinduka ndetse akibagirwa, ariko we Yesu ntuhinduka. Ariko we Yesu ntuhinduka. Umubyeyi ashobora kwibagirwa umwana we yibyariye, cyangwa se ntanababarire umwana we yonkeje.
umubyeyi ashobora kwibagirwa umwana we yibyariye cyangwa se ntanababarire umwana we yonkeje, ariko njyeweho Uwiteka sinza kwibagirwa, ariko njyeweho Uwiteka sinza kwibagirwa. Haleluya, haleluya. Abakunzi ba Bigirezo TV, ndafashijwe Theo, ndi nyuma ya kamera, nafashijwe, narize, nanezerewe, nkunda abaririmbyi, Imana iha umugisha uyu mubyeyi waturirimbiye neza kandi Yesu amugirire neza. Mama Mika rero reka ngushimire ko witabira ubutumire bwacu, ariko kandi ntabwo twasoza iki kiganiro nakubwiye ngo ugire umugisha w'Imana kandi Imana ikwagurire. Ubu mu buhanzi bwawe umaze kuhanga nk'indirimbo zingahe? Mfite indirimbo nyinshi gusa nuko ubushobozi butaraboneka kugira ngo mbashe kuba nazisohora muri studio. Ibihangano byo birahari, yego birahari byinshi. Byumvikane rero abantu badukurikiye, nimba mukunda umuziki mugakunda ibyishimo biturutse ku ndirimbo, uraza kuduha nimero zawe turazishyiraho, hanyuma bene data bazadutera inkunga ujye muri studio, kandi ndabizi ko hamwe n'Imana izadufasha. Nyemera tugushimire kandi tuvuga ngo ntukabure umugisha w'Imana. Murakoze cyane, nanjye ndabashimiye, nshimiye n'abantu bose badukurikiye. Imana ibahe umugisha kandi mugire umwaka mushya muhire wa 2022. Wanyemerera ukaduha nimero zawe? Nimero zanjye ni 078 10 6 4 3 reka nzisubiremo 078 10 6 4 3 Habwa umugisha n'Imana. Murakoze cyane. Cyakora abandi baduha agashinguracumu akabwira abakunzi ba Bigirezo TV yaba akarimbo ko mu gitabo nubwo cyaba igitero kimwe, hanyuma tugasoza twagukunze. Yego. Imana y'ukuri komeza kunyobora, urancishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka, mwami kubaho ntagufite bintera ubwoba n'amaganya, ndetse byabasha kungeza no mu rupfu vuba. Habwa umugisha n'Imana. Yego, murakoze. Ntabwo nabura icyo nguha, ariko ngusabiye amavuta, ngusabiye uburinzi. Abakunzi ba Channel Bigirezo TV aho muherereye ku isi yose, babwire ngo uyu mushiki wacu mumusapotinge, mbabwire ngo kandi mumusengere, Imana imwagure mu byo akora, mu byo akora mu mirimo ya buri munsi. Nubwo akora akazi k'igiforomo, ariko nawe ntaragera ahagera ku buryo ufite amafaranga wamutera inkunga akajya muri studio, indirimbo z'Imana zahimbiwe Imana zikagera hanze ukazumva kandi ugahumurika. Reka tubashimire rero, mugire umugisha w'Imana. Hasta la vista, ndabakunda, mugire amahoro y'Imana.